hanyuma warakoze kwemera kuganira n'itangazamakuru uratangiye twibwira hanyuma unatubwire tumaze tukubwire ngo congratulations kuba ubonye pass. Thank you. Aratangiye twibwira hanyuma tubwire ubundi mushinga wawe ni ubuhe wahatangiye uvuye. Jewe amazina yanjye ni Urujeni Melissa naturutse Kigali Kicukiro. Umushinga wawe wari uwuhe hano ku buryo umushinga wanjye ni munini sinzi mba navuga ubu ariko werekeranye no kuzamura impano kumutivatinga abantu kwitinyuka bagakora ama businesses banyine bagakurikira inzozi zabo muri make ni munini ariko mbasha muri make nuko nguko wari umeze. Ubona byakemura iki cyane cyane mu bibazo bihangayikishije u Rwanda cyangwa mu byakunganira u Rwanda? Byakunganira u Rwanda mu iterambere mu masoko mpuzamahanga mbega urumva ibintu byiza cyane. Abandi bagiye banyura hano bavuze ko akanama nkemuramaka ko kemeza bitari byoroshye we byakugendekeye gute? Ese wahacanye umucyo byari byoroshye nubwo wenda ubonye pass ukabona agiye ku ikubitiro? Jewe ndumva nacanye umucyo kubera mbonye pass. Ndumva nta kibazo byagenze neza. Ukemeza hanyuma wifitiye icyizere kingana ikizo cyo kuzaba nyampinga w'u Rwanda. Uramutse ubaye we ubona ni ibiki washyiramo imbaraga kurenza ibindi? Icyo nashyiramo imbaraga ni project yanjye nkuko bimaze gusobanurira. Hari banyampinga bakubanjirije, hari role model wawe? Role model wanjye nabivuze kenshi ni Jory Mutesi Jory. Kubera iki? Atanga impanuro, arigisha, bega she's everything. Ukuvuga ngo ufite icyizere cyo kuzaba nyampinga? Ufite icyizere, yes. Hanyuma tukwifuriza amahirwe masa. Hanyuma akabazo gato kamatsiko, ababyeyi bawe baragushyigikira muri ibi bintu? Banashyigikira cyane. Niki wabwira hari ababyeyi umwana we yifitiye nk'iki cyizere, afite n'umushinga, afite no kuba yakwigaragaza n'icyo cyizere gifite ariko ugasanga baravuga ati ibyo bintu ntabwo ari byiza bakamunigana impano cyane cyane ko ufite na projet yo kureka ngo abantu impano zabo zigaragare, wababwira iki? Ababyeyi nabwira bakareka abana bakaza kwiyamamaza bazigamo ibintu byinshi bitume bafunguka mu mutwe bitume n'ahandi bazabasha kwitinyuka bagakora ikintu kibafitiye akamaro. Hanyuma akabazo kamatse kubera icyo tiyamamarije Kigali? Nari ndani Musanze biba muri family nari ndiyo so numvishe hari niyandikishije numvise rero bigiye kuba ndaza. Ntabwo umuntu yabihuza ko wenda baba baratinya abakobwa b'i Kigali? Ntabwo ari byo. Kuvuga ngo hirya ni Kigali ufite icyizere ko ari gutsinda? Ntabwo nta kintu ari gutambuka. Twifuriza amahirwe masa kandi congratulations once again. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amakuru umeze neza? Umeze neza. Hanyuma aratangiye twibwira hanyuma tubwire ubonye pass wabyakiriye gute, umushinga wawe wari uwuhe? Ni ibintu byo kwishimira cyane, umushinga wanjye wari uguteza imbere ukwikorera mu rubyiruko. Urakomeje rero urumva ubyakiriye gute? Ni ibintu bishimishije cyane gusa atari igihe cyiza cyo kwirara kuko nibwo urugendo rusa nkaho rutangiye. Hanyuma irushanwa ngira ngo ku musozo icyizere kirangana iki kuzaba nyampinga w'uyu mwaka? Icya mbere ni ukwigirira icyizere, icya kabiri ni ukumva ko ushoboye ubundi ukabishyiramo imbaraga zawe zose. Baravuga ngo aho ubushobozi bwawe bugarukiye niho Imana itangirira, ibindi byose numva yuko nta kabuza birashoboka kuko twese twamahirwe kuko twari dushoboye. Nk'umuntu wari Miss Elegance 2018 urumva ugifite icyo cyizere ko na Miss Rwanda zayigukana 2020? Ntabwo kuba nari mfite Miss Elegance Rwanda aricyo cyama icyizere cy'uko nzegukana Miss Rwanda kuko ndi hano nka Mukangwijoro Zine, ntabwo ndi hano nka Miss Elegance Rwanda. So ikintu cya mbere kimaye icyizere ni uyu mwanya mbonye kuko hari benshi badashoboye gutambuka hano, binashoboka ko nandi ushobora ko natambuka. Abajaji mwabonye mute? Ntabwo byari byoroshye, ni ibintu bitari byoroshye cyane. Murakoze cyane, amahirwe masa. Tangira ariko utwibutse. Murakoze nitumubye Natasha. Mbyakiriye neza ndishimye kuba mbashe gupasinga. Biranezeza cyane iyo haraniye ikintu kakigeraho. Abantu twaza tuganira bahatanye bavuga ati akanama nkemuramaka ntabwo byari byoroshye. Byakugendekeye gute? Nje nabonye nta kibazo kuko buri mujaji yakubazaga akakumva akumva icyo ushatse kuvuga akaba yanagusubirishamo byatumvishe neza iyo ushatse kuvuga. Kubereye friendly cyangwa se ninde cyangwa bose bari balance?
nta kibazo hose bagiye banditse. Hanyuma umushinga wawe wari uwuhe? Umushinga wanjye no guteza imbere kwihangira imirimo mu rwego rw'urubyiruko ndetse no mu baturage mu gihugu cyose, ariko by'umwihariko urubyiruko. Ubwo mwumva hakorwa iki? Hakorwa iki kirenze? Iki ni ukongera, muri make ni nko kongera made in Rwanda, guteza imbere made in Rwanda, bityo bigatuma u Rwanda rwacu rushobora gutera imbere. Hanyuma uvuye hano rero wabonye pasi, ibyindi byiciro bikurikiyeho nibyo bikomeye, ufitiye icyizere kingana iki cyo kuzaba nyampinga ukurikije n'umushinga wawe? Nifitiye icyizere gikomeye cyane. Ninde rero umudo wawe mu banyampinga? Mu banyampinga ni buri umwe wese hari icyo yagiye anyigisha, hari icyo yagiye anyigisha, buri umwe wese hari icyo yagiye anyunguraho. Arabaguherekeje? Baje kuguherekeza hano? Yego, bamerekeje. Barimo wenda nk'ababyeyi? Yego. Bamenye by'intsinzi yawe? Yego, bashobora kuba babimenya. Sindamenya kuko nta turavugana. Boyfriend wawe ariko nawe wabimubwiye ko bisa kose? Oya. Hanyuma wenda Harya witwa ni twibutsa amazina? Nitwumvije Natasha. Natasha, reka manze soze ikibazo kimwe wenda kugira ukomeze. Natasha, wenda dusoza interview twagiranaga, ubona hakenewe iki kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange rukomeze kuba urubyiruko rufitiwe icyizere n'igihugu, kuko ni benshi, ubona hakorwa iki kugira ngo rukomereze urubyiruko icyo cyizere? Icya mbere urubyiruko rugomba gukora by'ubwabyo no gushaka icyo bakora kugira ngo bashobore gutera imbere, bave mu bidafite akamaro, ahubwo bashaka icyabagirira akamaro ndetse bakakigirira n'igihugu cyabo. Igihugu cyubona cyabafasha? Igihugu cyo cyabafasha ni igihe wenda urubyiruko rw'ubwabyo ruzashaka ubufasha, rukaba mu gihe ruzasaba ubufasha igihugu cyangwa se leta bakabafasha mu buryo bashoboye. Niba abanyakigali bakwiteguye, witeguye ko nawe uzahacana umucyo? Yego, ndabyizeye. Mahirwe masa. Murakoze. Yabyakiriye neza, yabanje arangiye se urumva uri ready, ndamubwira ndi ready, arangiye ati numva wumva uri ready rero wowe wumva ubishoboye nanjye nzagufasha mu bindi bisigaye. Numvaga mfite ubwoba bwatangiye nko kuri Noheli, ariko ubu byarangiye. Irantunguye gusa, sibyo ko nari nyiteze, ariko nabonaga abakobwa beza bari aha bose nkabona nta hantu ndi bubace, ariko kubera Imana yanshoboje naciye. Yego, ni ubwiza, ubwenge n'umuco. Byose nari mbyizeye ko byose ndabifite. Murakoze. Hanyuma tubwiye, urakoze kwemera kuganira n'itangazamakuru, atangiye twibwira, hanyuma tubwire waje uturutse hagana hehe? Yego, murakoze. Amazina yanjye ni Mukabashambo Fiona, naje nirutse mu mujyi wa Kigali. Yego. Kubera iki waje guhatanira i Musanze haturutse muri Kigali? Impamvu navuye i Kigali nkaza guhatanira i Musanze nuko hari ibyiza nyaburanga biri mu ntara y'Amajyaruguru. I Kigali ariko birahari? Buri umwe agira icyo akunda, bye byahangana ibyo nkunda. Ntabwo umuntu yabihuza nuko wenda atari ufite icyizere ko Kigali watsinda? Oya, ntago ari uko Kigali naho ntago nahakunze, nakunze aha cyane ko ari hafi no ku ishuri. Niko bimeze. Hanyuma twanibagiye kukubwira ngo congratulations, wabonye pass, wabyakiye gute? Yego, byanshimishije. Yego, nari ndi kumwe n'abandi bakobwa benshi bose b'abanyabwenge, ariko byanunguye, byanshimishije ko nabonye pass. Niko bimeze. Hanyuma wumvaga wimerita, kuko hari uvuga ati ngiye nayimeritaga wenda nkurikije n'umushinga wanjye. Bihere ku mushinga wawe, wumvaga bihura? Yego, mbere y'uko nza hano nabanje kwigirira icyizere, so rero kuba nabonye pass nabimeritaga, kuko n'abajaji bajya guhereza umuntu pass hari icyo bagendeyeho, baba bakabikwiye, kuko nari mbikwiriye. Hanyuma abantu benshi bajya baca imbere y'abajaji, ko bisa kose hari isura bagusigira ukavuga ati abajaji bashobora kuba batinyitse, cyangwa babaje mu buryo buri friendly ku buryo uvuga ati umuntu yari yisanzuye? Yego, umuntu yari yisanzuye, tubaje mu buryo buri friendly. Hanyuma rero urugamba ruri imbere nigo rukomeye, umuntu ufite icyizere kingana iki cyo kuzaba nyampinga ugereranyije wenda aba nabo ubonye, sinzi niba n'abapasinze Iburengerazuba warababonye? Yego. N'imishinga yabo ukayumva, icyo cyizere wifite ni kingana iki?
ego nifite icyizere cyinshi cyane cyane ko ubwo mbonye amahirwe yo kubona pase ngiye gushaka umwanya uhagije ngiga ku mushinga wanjye kugira ngo bizafashe gutambuka mu yandi marushanwa yose azakurikira. Umushinga wawe ni uwuhe? Umushinga wanjye ujyanye no ku mirire mibi n'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5. Ubona we byakemuka bite, biraterwa n'iki? Ntako oya kuri uwo mushinga wawe nari nkubajije ubona wakemura iki? Uko udefanze ubona wakemura iki? Niba atari ukubaza cyane ariko. Ego murakoze, iki ni cyanyuma nizere. Icyo nakemura, icyo mbona nakemura nuko nafatanya na ministeri ngize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2020. Nafatanya na ministeri bishinzwe tugakangurira abaturage guhinga cyane uturima tw'igikoni kugira ngo bifashe abana babo ntibazagwingire. Kandi ubona byacika? Yego byaca. Iyo ni imwe mu zindi ngingo, mbona babikoze cyane byacika. Murakoze.